Nge navutse ndi ikinyendaro, mama aranjugunya, anjugunya kwa mame y'icyo gihe. Hari abambikira bitwaga abamameye, niho yanjugunye barantoragura. Ariko ndashimira Yesu, jenoside itangiye nabo barahunga baranjugunya. Ariko reka nkubwire, Yesu oya waravutse ku mugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe cyagutera ngo kikubashe, waravutse ku mugambi w'Imana. Kuko aho narerewe ku mukecuru utishoboye wajyaga njya kunsabisha mu masoko atandukanye, avuga ngo nimufashe imfubyi, nimufashe imfubyi, nimufashe imfubyi. Uyu munsi nkagera nitwaye, uyu munsi nkagera ndi gukora ibiterane, abasazi bari gukira, indwara zirimo zirakira, abadayimoni barimo bava mu bantu. Baravuga ngo kugera kure siko gupfa. Zo kubwira abantu, nimba warashakiye mu bapfumu bikanga, nimba warashakiye ahantu hatandukanye bikanga, ndagira ngo nkurangira ahantu hari umuti. Nukwinjira muri Kristo. Yaba icyo waba uri cyo cyose wizera Yesu, ukizera imbaraga ziri muri we, ukizera ko yapfuye akazuka, ukizera ko ari umwami w'abami, agakiza already kaba kamaze kwinjira muri wo. Icyizere bakayimura, bakajya mu bapfumu, bakajya mu bigirwamana. Imana irambwira ngo genda ubabwire imbaraga zanjye zibohora, genda ubabwire imbaraga zanjye zikuri kuzimu zigashyira hejuru, genda ubwire imbaraga zanjye zibohora, zitwika, zisenya, zirimbura. Rim take time, greet every person where you stay on this style. Nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Turabifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bitagabanyije. Tubagerera hirya no hino henshi hatandukanye, amakuru menshi atandukanye, imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare, amakuru abohora cyangwa se ijambo. Ngira ngo mwarabonye twatumiye abapasiteri benshi bagiye batandukanye, twagerageje kuvugana na TV, twavuganye n'abakozi b'Imana benshi batandukanye mwagiye mubabona. Aka kanya rero twavuze duti abakunzi bacu b'Umutako TV, reka tuhamagare umukozi w'Imana. Si ubwa mbere ushobora kuba umubonye ku Mutako TV, akaba ari ubwa mbere agaragaye mu maso hawe, ni henshi cyane azwi. Uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukozi w'Imana azwiho impano nyinshi zitandukanye, kubohora, asengera abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye kandi bikagabanuka, ukabona yuko koko Imana igihari kandi koko igikora. Ureke bamwe bagenda bavuga ngo Imana ni igihari. Sindi bujye muri byinshi, ngira ngo muramubona, ntawe uvuga umuntu mukuru, ntawe uvuga Don Prince umukozi w'Imana. Ngira mwarabyumvishe cyane, sindi bwinjiye muri Bibiliya cyane. Hari benshi cyane bagiye bahinyuza ijambo ry'Uwiteka, hari ibimenyetso byinshi byagiye bigaragara, Imana ibakubise ikinyafu. Reka tumuhe ikaze, tuguhaye ikaze ku Mutako TV. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze nshuti, ndanezerewe kugera ku Mutako TV, kandi nkunda Umutako TV, nkunda gukurikirana ibiganiro bitandukanye ku Mutako TV. Biramfasha, ndabikunda. None ngiriwe umugisha udasanzwe kugira ngo mvugire imbaraga zibohora ku Mutako TV. Amazina rero ni Prophet Olivier, nkuko mumenyereye ku social media atandukanye, aho Imana iri kunkoresha ibitangaza byinshi. Ngumba ziri kubyara, bazinzwe bari kuzingurwa, imbaraga z'Imana zirimo zirakora. Yesu arimo arankoresha ibintu bikomeye, nanjye nkikanga, ariko si igitangaza, ni amasezerano. Imana yarambwiye ko iki ari igihe cyo kunkoresha ibitangaza. Yemwe abantu benshi bakagenda babyitiranya n'imyuka y'abapfumu cyangwa se n'imyuka yindi ngo igaragara ngo muhe by'iminsi y'imperuka. Ariko nkavuga nti abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo n'abatizera Yesu n'ibitangaza bye.
Yesu yaravuze ngo nitumwizera tuzakora n'ibirenze ibyo yakoraga. Gusengera umuntu umaze imyaka 10 atabyara akabyara si ibitangaza bikomeye, ahubwo ni imbaraga za Yesu Kristo zibohora zigikorera mu bakozi b'Imana. Arakoze cyane rero Olivier, ngira ngo amaze kubibwira. Uyu mugabo twagerageje kenshi kuba twamuvugisha, ntago byaje koroha, byadusabye igihe kinini gikomeye, ndetse no kuba yakemera ubutumire bw'Umutako TV. Suko atari yanze kuba yakemera ubutumire bw'Umutako TV, ahubwo no kubera byinshi bari barimo cyane, akazi kenshi kari kagiye gatandukanye, bari barimo gatandukanye mu murimo wo gukorera Imana. Ngira ngo rero ibyo amaze kuvuga, ahubwo buriya harya avuga ngo mu Kinyarwanda kamerama, buriya unkoza ahantu, kuko hari nge nashaka gutangira ikiganiro rero nkubariza zirambaraga aho ziva, zirambaraga gusengera umuntu ugasanga yabuze urubyaro, we Imana ikaba yagukoreramo ukamusengera, kandi koko wa muntu akabyara. Ni ikintu cy'agaciro cyane. Hari aho wari uvuze ngo mu myuka mibi, ngo abenshi bashobora kuba bakeka ko ari imyuka mibi, ngo cyane ko bavuze ko hari imyuka mibi izagaragara mu gihe cy'imperuka. Twese natwe tukiri bato tuzi neza ko turi mu bihe bya nyuma, ariko nzi neza ko hari abajya gushakira abana ikuzimu, hari abajya gushakira abana mu myuka itari myiza. Gusa mu byaduteye motivasiyo cyangwa se gushishikara kuba twagutumira, ni ukubera imirimo myiza wagiye ukora, twabonye ndetse no kuri social media, ubuhamya utanga ndetse na comment bigaragarira Abanyarwanda n'abakurikiye inama watanze ko ari inama zubaka kandi zisa n'imitima y'abantu. Mwakoze kuduha umwanya. Murakoze. Pastor, muri iyi minsi hari byinshi birimo kugenda bigaragara, cyane cyane tugarutse ku giti cyawe ko hari imirimo urimo kugenda ukora kandi irimo gusana imitima y'abantu benshi. Gusa wenda nk'abadukurikiye wabanza ukababwira mbere yuko tujya mu kiganiro itorero usengeramo, itorero ryanyu, tukaza twinjira neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Itorero dukoreramo umurimo w'Imana ni Blessing Pentecote rikorera hano Gikondo. Abanyarwanda benshi aho bari batandukanye barahazi, aho twagize ikibazo cyo gukorwa mu nkokora na COVID, ariko twajyaga tugira iminsi 7. Yego. Iminsi 7 yo gusenga no kwiyiriza ubusa, igamije kubohora ababoshye. Mu by'ukuri abasazi barakize, abakobwa bari bamaze imyaka myinshi barabuze urushako, bakoze amakwe, ubu barabyaye. Ni mwongera kumpa umwanya, ego nzongera nzabazana batanga ubuhamya. Hari abantu benshi bakize imyuka y'igicuri, hari abari bafite abana bishoye mu biyobyabwenge bareka amashuri. Abo bose Imana yagiye ibabohora mwabira bihe twarimo by'ibiterane by'amasengesho yo kubohora abantu. Uko rero Imana yadukoreshaga kiriya gihe n'uyu munsi niko kidukoresha. Hariya Kacyiru hari umusiramukazi wari umaze igihe kirekire, imyaka 7 yararwaye pararize, ahari arankurikiye ndabizi munsi y'umusigiti, imyaka 7 atava ahari, yaryamaga ku biti. Umuntu yanjyanyeyo kugira ngo musengere, ngezeyo ndamusengera turagurika nk'ikigori kiri kumbabura kirimo gituragurika, arakira aramperekeza rwose. Hanyuma abaturanyi be batizera imbaraga z'Imana bavuga ko nimara kugenda ari bwongera akaryama akajya ku gisasiro, ariko ubu tuvugana Mariyamu uyu munsi ni muzima. Yakoresheje umwenda
w'umweru yandikaho ngo Yesu arakiza. Ahantu hose mu magare, Nyabugogo, mu magare atandukanye, mu mabisi agenda avuga ubutumwa bwa Yesu wamukije pararize, ko Yesu akiza. Aho nahageze mu gihe cya nimugoroba mu saa 10 mvuye mu butayu, mvuye gusenga Imana. Imana yaramubohoye. Muri make mu mpano nkoreramo nizo kubohora indwara zizwi ngo zidakira, za sida zirakira, za kanseri zirakira, abadayimoni bava mu bantu, abasazi barakira, abafite inzingo barabohorwa, abantu bafite ibya myuka avuga ngo ni imyaku cyangwa mu yandi magambo inyatsi, abo bose bafite ubuhamya barimo barabutanga. Nabo ni abankurikiye, abo nibuka nabo ntibuka bambonye bashobora nabo kuzaza bagatanga ubuhamya. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi nakazahora iteka ryose. Abantu rero bakitiranya imbaraga z'Imana, bakazitiranya n'abapfumu, bakazitiranya n'ubwesikoro, bakazitiranya n'imyuka mibi yiyoberanya. Ndagira ngo mbabwire ngo imyuka mibi iyo yakoze ntitindira agaruka, ariko iyo Yesu yakijije, iyo Yesu yabohoye, umuntu arakira iteka ryose. Ab'Imana yankoreshejeho bakize iteka ryose. Aho bankurikiye bakore komenti, bakoreshe bandike komenti, barahari benshi mu iki gihugu. Hari n'abamaze kugera i Burayi barahari, hari abantu hirya no hino babohotse. Ngewe ndagira ngo mvuguruze ibyo abantu bavuga ngo abapfumu nibo bafite imbaraga, ngo abakozi b'Imana ngo nabesikoro, ngo abakozi b'Imana ngo barabesha. Oya, haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Haracyari abakozi b'Imana basenga Imana ikamanuka igakora. Haracyari abakozi b'Imana bapfukama imbaraga z'Imana zikamanuka zikabohora. Ikiganiro ni imbaraga zibohora. Haleluya, biteka bw'icyubahiro. Director, tujye kwihana ibintu, dusenga Imana dukomereze amaboko. Turacyari kumwe rero na pastor, bavuga pastor, profete niryo nzwiho kuri social media, Profete Olivier. Ego, turacyari kumwe nawe. Nizeye ko twatangiranye iki kiganiro turaza kukigerana ku musozo. Byinshi arimo kuvuga, harimo byinshi twebwe tuzi nkatwe twamutumiye kuko tuzi igihamya cyabyo. Nawe rero ubizi, wibuke gushyiramo komenti, ushishikarize bagenzi bawe bataragana inzira y'agakiza. Nanjye nishizemo kuko profe nago mbihagazemo neza. Yego, ibyo buriya ndabizi. Nago mbihagazemo neza, ariko buriya byose ngo biza gakeya. Kubimenya kudahagazemo neza, orede ubwo Yesu yamaze kuguparikamo neza. Okay. Yesu yaravuze ngo kwatura ko Yesu ari umwami, orede ubukijijwe. Kwa wemeye imbaraga ko zibohora, ukantumira kuri TV Umutako TV, ubwabyo wamaze kubohorwa. Yesu kumwemera nk'umukiza, ubwabyo orede ni ukubohoka. Ikintu cyabangamira Yesu gukora ku muntu, kandi mbibutse ko Yesu ntabwo akiza, ntarobanura ku butoni. Ntago bivuga ngo nuko ngo ukiranuka ngo ugira gute. Oya, kumwizera kari umwami n'umukiza. Waba uri umusilamu umwizera, waba uri umugaturika umwizera, yaba uri umuporoso umwizera, yaba icyo waba uri cyo cyose wizera Yesu, ukizera imbaraga ziri muri we, ukizera ko yapfuye akazuka, ukizera ko ari umwami w'abami, agakiza already kaba kamaze kwinjira muri wowe. Uwiteka bw'icyubahiro. Urakira, ukira indwara, ukira ubukene, ukira karande, ukira imyuka mibi. Kumwizera nk'umukiza gusa, ukamwiringira, nta kintu atakugezaho. Nge navutse ndi ikinyendaro, mama aranjugunya, anjugunya kwa mame y'icyo gihe. Hari abambikira bitwaga abamameya, niho yanjugunye barantoragura,
bantoraguye bakajya banderesha ifu y'ibishyimbo ivanze na sosoma, ariko ndashimira Yesu. Jenoside itangiye nabo barahunga baranjugunya, ariko reka nkubwire, Yesu waravutse ku mugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe cyagutera ngo kikubashe, waravutse ku mugambi w'Imana. Ubu ndagira ngo nkubwire ngo iyo ngeze hariya hantu mama yanjugunye, uyu munsi ngana gutya ntaravuga Yesu baramwizera, kuko aho narerewe ku mukecuru utishoboye wajyaga njya kunsabisha mu masoko atandukanye avuga ngo nimufashe imfubyi, nimufashe imfubyi, nimufashe imfubyi. Uyu munsi nkagera nitwaye, uyu munsi nkagera ndi gukora ibiterane, abasazi bari gukira, indwara zirimo zirakira, abadayimoni barimo bava mu bantu. Baravuga ngo kugera kure siko gupfa. Ndagira ngo mpumurize umuntu wari wihebye, umuntu wari wigunze, umuntu wumvaga agiye gupfa. Yesu yaravuze ngo unyizera ngo naho yaba yarapfuye azongera kubaho. Ndagukumbuza kuba muri Yesu n'ibyiringiro byawe kubishingikiriza kuri Yesu. Ntabwo uzapfa uzarama, kandi amateka yawe azahinduka. Uyu munsi jyewe Olivier ndagera irwaza muri Ruhondo, abantu bahazi ahantu hatangiriye kiliziya gatulika barahazi. Ndahagera bakanyitiranya na padiri mukuru waho, kubera ko Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Uwo mukecuru iyo ngeze mu iyo karitsiye baravuga ngo wa mukecuru wareze wa mwana wari ugiye gupfa, ari wararwaye bwaki, ubu wa mwana yabaye umupadiri, asigaye akoreshwa ibitangaza. Kuko aho navukiye ntago ubupasitoro ni buke, bazi ko abantu bose bakorera Imana ari abapadiri. Iyo mpageze rero baba bazi ko padiri yahageze, usanga karitsiye zose zahuruye ngo baje kwakira amasakaramentu. Ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu harimo imbaraga zibohora, hari imbaraga zikuraho imyaku, hari imbaraga zikuraho imikoshi, hari imbaraga zikuraho indwara, hari imbaraga zitanga urubyaro, hari imbaraga zibohora mu mbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu. Ndumva nuzuye imbaraga zo kubwira abantu, nimba warashakiye mu bapfumu bikanga, nimba warashakiye ahantu hatandukanye bikanga, ndagira ngo nkurangira ahantu hari umuti. Ni ukwinjira muri Kristo, ni ukwinjira mu gakiza k'Imana, ni ukwinjira mu ijambo ry'Imana. Niho honyine hari ubuzima, niho honyine hari amahoro, niho honyine hari ukubohorwa, niho honyine hari ugukira. Oh, destasene mene voya sinigodrere deta. Mandala wefo. Hallelujah. Ndimo kumva hari imbaraga zigiye kukubohora. Wowe wari umaze igihe kinini wari uzinzwe, wowe wari umaze igihe kinini waratawe, wowe wari umaze igihe kinini uri imfubyi, wowe wari umaze igihe kinini wumva ubuzima bwawe bwaratsikamiwe n'abarozi. Ngutumweho ngo ugiye kubohorwa. Hari imbaraga zikuntumyeho zigiye kukubohora. Witeka bw'icyubahiro. Ngo abana barakunaniye, nguheze mu ruzerero. Yesu ni intwari kandi arakiza. Yambohoye ikankura mu bupfubyi. Uyu munsi amahanga yose akaba azi Olivier. Uyu munsi isi yose ikaba yifuza kwicaraho nicaye, ikifuza gusangira nanjye. Nari naratawe, nari narajugunywe. Iyo ni Imana ije kukubohora, iyo ni Imana ije kugukiza, iyo ni Imana ije kugukuraho hantu. Hallelujah. Ndumva ngutumweho mama, ndumva ngutumweho wamfubyi we, ndumva ngutumweho wowe, ni wowe ndi kurebana nawe. Ndumva ngutumweho ngo hari imbaraga zigiye kukubohora. Imana intumye ku buzima bwawe. Umaze igihe kinini waratsikamiwe n'imbaraga z'umwijima, umaze igihe kinini waraboshwe, umaze igihe kinini ubuzima bwawe Satani yarabuhambiriye, urarambagizwa ntibicamo, upfushije ubukwe inshuro utabara. Izo ni imbaraga z'umubi.
ariko nkurangiye urukingo ni Yesu Kristo uje kukubohora. Haleluya. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umwanya Imana ikuntumyeho. Uyu ni umwanya Imana ikuntumyeho. Aho uherereye hose ntago nzi imbaraga zari zimaze igihe kinini zigufashe. Ntago nzi imbaraga zari zimaze igihe kinini zarakubundikiriye utabasha kuva aho uri. Nturyama ntusinzira. Abandi bararyama weho urara kuri televiziyo bugaca. Warivuje mu bapfumu, uhora mu bitaro, ubutunzi bwawe bwose bwashiriye mu bitaro, ariko ngutumweho ngiki ni igihe cyo kugira ngo Imana ikubohore. Yesu Kristo uko yarejo n'uyu munsi ni kwari kandi nakazahora hiteka ryose. Yego. Shuti, ndumva nshaka gusengera abantu. Mu busengera naye ndifuza kuba Imana yantumye ku bantu batuye isi. Hari abagiye gushakisha muri Nigeria, hari abo barogeye muri Nigeria, hari abo barogeye mu mazi, hari abo barogeye mu magi, hari abo bagiye mu bapfumu ubutunzi bwabamazeho, ariko ngutumweho ngo ikinigi. Iyi ni isaha yo kugira ngo uhure n'imbaraga zitandukanye n'iz'abapfumu. Hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga zikuboshe hari imbaraga zibohora. Hejuru y'ibyari byarakunaniye, hejuru ibyari byarakubundikiriye, mbonye hari marayika uje ku buzima bwawe. Da costa la wini sta sene godra ya sa sene gidrere dema mandala wi efo shandala wi enesta sene god. Urara mu nzozi mbi, urara mu marimbi, urarota ubuzima bwawe uri mu marimbi, urarota ibintu bikwirukankaho, urarota ibintu biguhambiriye, ariko ngutumweho mama, ngutumweho. Ndabona urugo rwawe rwari rugiye gusenyuka, ndabona uhora mu manza z'urudaca, ndabona ibyawe byaragundiriwe byarasahuwe, ariko mbonye imbaraga z'Imana zizahuri. Mbonye imbaraga z'Imana zizahuri. Mbonye ikirere kidasanzwe hejuru ubuzima bwawe. Yo, usigaye ungana n'abakobwa bawe, kandi wabyaye neza, wabyaye abakobwa beza barize bafite amashuri bari mu bihugu bitandukanye, ariko kugeza n'ubu wategereje umukwe waramubuze. Imana irambwiye ngo uwakurogeye Imana imushyizeho ibuye, imujugunya ahantu aho yashize abana bawe niwe uhagiye. Imana yo mu ijuru ikuntumyeho. Imana ikuntumyeho shuti. Ugiye kubona ibirori by'abana bawe, ugiye kubona ibirori mama, ugiye kubona ibirori mu muryango wawe. Uhora utaha amakwe y'abandi. Wari umaze igihe kinini wumva utazongera gutaha ubundi bukwe, ariko ubukwe bugiye gutahwa n'ubwawe, n'ubw'abana bawe. Ubukwe bugiye gutahwa n'ubw'abana bawe. Si motivasiyo, si bya bindi muvuga ngo by'abesikoro. Maze iminsi mu masengesho y'iminsi 7 ndimo mbaza Imana ngo niki gitumye abantu barira, niki gitumye abantu bacogora, niki gitumye abantu batakariza Imana icyizere bakayimura, bakajya mu bapfumu, bakajya mu bigirwamana. Imana irambwira ngo genda ubabwire imbaraga zanjye zibohora. Genda ubabwire imbaraga zanjye zikuri kuzimu zigashyira hejuru. Genda ubwire imbaraga zanjye zibohora, zitwika, zisenya, zirimbura. Uyu ni umunsi Imana ishize iherezo ku buzima bwawe bwari bumaze igihe kinini butsikamiwe. Ndumva nshaka kugusengera Imana. Ndumva nshaka gusengera, ndumva nshoje iki kiganiro mvuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umunsi umwe. Iki ni igihe ugiye kubona Imana, iki ni igihe ugiye guhura n'ukuboko kw'Imana, iki ni igihe ugiye guhura n'imbaraga zidasanzwe. Iki ni igihe Imana ihagurutse kugira ngo igukure mu uwo mwijima, igukure mu iryo curaburindi. Reka dusenga Imana. Mana nyir'ububasha, nyir'ubutware, harabini enesta senego winesta sinigo drere de tando. Urambwiye ngo ugiye kubohora abantu bawe. Aba bantu bawe babohore, bari bamaze igihe kinini batsikamiwe baboshe.
urukundo rwawe no gufashwa n'ijuru bibane nabo, babona igisubizo kivuye mu iri jambo, babona igisubizo kivuye mw'aya mavuta. Wiheshe icyubahiro nkubone. Urakoze kumvishe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma abantu bashobora kunkurikira amasaha igihe cyose, channel ni Tabarwa TV. Ngira ngo naringiye gukomoza. Yego. Harakoze cyane Parfait Olivier ku butumwa bwiza duhaye. Uribuka cyagiye tuganira na Dativa cameraman. Ubu hari ikindi kintu kinsigayemo. Ariko pastor, bwa mbere tumenyana nagusabye ko nshaka kuza gusenga. Sinzi niba ubyibuka. Ndabyibuka. Arakoze cyane rero Parfait ku butumwa bwiza duhaye. Niyo mpamvu tubabwira ati Umutako TV tubagira hirya no hino henshi hatandukanye, kandi ndizera ko twatangiranye tukaba turi hafi kugera ku musozo. Ijambo tubwiye icyo amaze kutubwira, nawe hari amavuta mashya agiye kukugeramo, hari icyo wungutse mu buzima gishya, hari byinshi cyane yatubwiye kandi byubaka imitima, bisa n'imitima irimo gusenyuka kuri iki gihe, cyane ko twebwe turimo kugenda dutatira igihango. Ababyeyi baratubwiye, twe turacyari bato, ariko natwe dusa nk'abagiye batandikira ibyo ababyeyi batubwiye, kandi naryo jambo nabo bakuze bumva bitewe n'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mbere rero yuko umaze kutugezaho iki cyigisho, ubutumwa, amavuta, iki cyigisho harya imbaraga zibohora. Arakoze cyane Parfait Olivier kutugezaho imbaraga zibohora. Nk'umuntu aramutse agukeneye, urakoze cyane, mwabonana ukaba wamusengera cyangwa kukubaza aho muteranira, wahavuze dutangiye ikiganiro ariko n'ubundi mukadukrozinga, ndifuza kongera kuza kuhabibutsa. Gusa icyo ngiye kukwemerera, icyo nemereye kuri kamera z'Umutako TV, natwemere ku cyumweru tuzasengera iwe mu rusengero. Cyane rwose. Cyane rwose. Kuwa mbere tuzane kamera yacu ariko natwe tuhataramire. Ku cyumweru muhataramire. Kuko dore natwe. Yego. Mumeze neza. Gusa mudusengere. Yego, muriho amavuta n'ubwiza bw'Imana pe. Muriho ubwiza bw'Imana. Okay. Umuntu aramutse akeneye kuganira na Parfait, kuba bahura bagatarama, bakarimba indirimbo zihimbaza Imana, bakaganira, yakubona ku iyihe nimero? Nimero yanjye nubwo wenda muri buze kuyishyira ku kiganiro, ariko reka tunayivuge. Nk'uko natangiye mbibabwira, ushaka kunkurikira amasaha yose, igihe cyose aboneye umwanya, ajya kuri Tabarwa TV, ariyo channel yanjye. Bibuke gukora subscribe, gukora subscribe, like, comment na share n'ibindi byose. Muraba mukoze akazi mugomba gukora. Ariko Parfait, hari akantu wibagiwe. Buriya umuntu akoze subscribe, hano ku mande hari ahantu kanda kunzogera kugira ngo ubashe kubona notification. Niba yacano hari ikintu gishyashya bashyizeho, ubashe guhita ubona ko cya kintu kigezeho. So mukore rero subscribe kuri Tabarwa TV. Arabyivugira, like, comment and share kugira ngo mubashe kubana na papa wacu mu butumwa bwiza cyane, Parfait Olivier. Ahandi ni nimero ni 0788 74 226 17. Ntekereza ko ari buze kubafasha ikajya no ku kiganiro. Imana ibahereza umugisha, tuzongera. Thank you. Arakoze cyane Parfait ku butumwa bwiza duhaye. Imana imuha umugisha kandi imuha imigisha itagabanyije. Umurimo mwiza yatangiye azawusoze.